Ndi Papa Sava. Yaba abapfumu cyangwa abarozi n'abagushikuzi inyama y'Imana mu kanwa. Yaba abapfumu cyangwa abarozi n'abagushikuzi inyama y'Imana mu kanwa. Yaba abapfumu cyangwa abarozi n'abagushikuzi inyama y'Imana mu kanwa. Yaba abapfumu cyangwa abarozi n'abagushikuzi inyama y'Imana mu kanwa. Yaba abazimu n'abadayimoni n'abagushikuzi inyama y'Imana mu kanwa. Yaba abapfumu cyangwa abarozi n'abagushikuzi inyama y'Imana mu kanwa. Yaba abapfumu cyangwa abarozi n'abagushikuzi inyama y'Imana mu Bana b'Imana rwose ndumva aka gakorasi kageza abantu ku mutima. Rero uyu munsi dufite umushyitsi ukomeye uvuye i Kigali, yari amaze iminsi adateranira hano, ariko yifuje ko muri uyu munsi yabashije kugera aho Imana yamuciriye inzira akaza kwifatanya natwe. Yasabye uruhushya ko yadusuhuza akatuganiriza mbese akisanga. Navuga rero ngo umwanya nuwe, umwanya nuwe rwose. Karibu mutambuke. Ramuka Satana mwari, ramuka Satana mwari, mutange Satana mwari, suhuza Satana mwari, oberwa Satana mwari, bamwiza Satana mwari, bamwiza Satana mwari, bamwiza Satana mwari. Mbanje gushima Imana cyane. Ibi bintu yari yarabimbwiye. Yari yarambwiye ko ku munsi nk'uyu nzagaruka hano nkabasuhuza tugaterana tugashima Imana. Haleluya! Mwose ndabihera ni munyemerere tubanze dufatanya gakora. Twese ubundi mbona kubabwira. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twema. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twema. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twema. Yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twema.
bene da no kuri pe mbwirira mugenzi wawe ngo yadutuye imitwaro wacu we yaricaye arareba aritegereza areba iby'Imana yakoze buri cyayibwira avuga ngo genda mana uriga Kenya Imana yarakoze tuteze umusaraba reka manze mbayinashyo muranyemera rero ku mudugudu nteraniraho aho ngaho iwacu bampaye intashyo bavuze ngo ningera aha ngaha nzabasuhuze ngo nzabaye intashyo ziri mu Bafilipi 3:20 aragira ati twebwe aho iwacu ni mu ijuru Haleluya reka twakire intashyo dutanga haleluya 3 intashyo ziracyaza korali rero nayo ndirimbamo yitwa abacunguwe yambwiye ngo ningera hano nzabaha intashyo ndambuye ibiganza sibyo gusa ariko mbahishiye byinshi ntabwo ari byo gusa mbahishiye byinshi korali yanjye nayo rero ndirimbamo yarambwiye ngo ningera aha ngaha nzarambura ibiganza mbasuhuze mbabwire ngo barabakunda cyane rero hari n'abakuru b'itorero abo dufatanije umurimo nabo bampaye intashyo ziri muri Timoteyo ntabwo nubwo ko nirirwa mvuga ibice reka nzibasomere baravuga ngo intore bene so barabatashye ngo kandi mukomeze mwizerere mu mwami wayo ngo barabakunda cyane haleluya reka mbabwire Yesu agira neza utazi Yesu ntacyazi barababeshya ntacyazi ukuri kw'Imana bene hano mwese yarutanze usibye wenda babato baraje ba Simoni baje nyuma hano mwese ntimunzi muranyibuka Marigarita agiye mpinga imisiri muranyibuka mpinga imisiri reka mbabwire urabivuga urabizi nahinze imisiri bajya kumpemba bakampemba agatebo k'ibijumba nagerayo ngasanga ni imifende gusa muri kumva neza imivara ni bya bijumba mwabana mwe bimwe babijindiriye ahandi babyita ibijindiri murazi jewe mpingira imvuzo imvuzo murazumva mpingira ibivuzo mpingira ibikatsi banyima kurwagwa banyima ku kigage ngo ibyo ni iby'abanyamafaranga ngo none giye bampa ibyo ngibyo ariko nanjye nabyo nishakiraga nashakaga agafata mu nda ibyo bintu murabyibuka muranyibuka n'agatebo k'amakara mvino n'amaguru beneta turakuze mumbwirire Imana ngo ntusaze ufite umwate umeze nka rubura ufite agatebo nkavano n'amaguru nkagatwara i Kigali muranyibuka n'agatebo k'imineke karanyereyeho ni umutwe wanjye sinzi kuzaterana ariko ndashima Imana ko imisatsi yanjye beneta iragusiga ikakunogereza iragukerereza ikagutegera yarirwa nikoraho imineke gatsata karuruma ninde utambutse aha ngaha ni umwana urutsitiro muraruzi hamwe umwana aba yarya uruhekero iwacu turwita urutsitiro ngo ni uruhekero murumva beneza Imana yangiriye neza bivuga ngo Imana yagize yagiriye neza ariko urasa neza Imana yagize neza mama Sava uranyibuka uranyibuka cyakubwira ngo mbabarira umpe igitenye njye gukingiza umwana unkize ariko mama udafite ishyari naguterere haleluya mwihangane ngiye kumenya Imana ntabwo nabivamo ni munyemerere ndagenda mbicamo nzagaruka ntabwo ari uko byarangira ntabwo ari ibyo gusa muranyemerera mu kuvuga ibyo Imana yankoreye munanyemerera ariko nanature nabwiye Imana ko kubera ibyo yankoreye nzafata umwanya ngasubiraho navuye nkaza gusaba imbabazi amena muranzi mwese muri narabyariye iwacu abana babiri naritwa Icyomanze narahinduriwe amazina nitwa umukobwa wabyaye Kinyendaro nitwa ibintu byose aho nciye bakubita aho nci abana babiri none uranagibuno muri suti ariko Imana yagize iti
ndagukunda kandi nkwitayeho. Amen. Nageze ahubwo numva ngiye gusara abana ndabajugunya mbataho nabaga njya gushaka akazi k'ubuyayi i Kigali. Ntabwo byari byoroshye bene da, ntabwo byari byoroshye. Naragiye ngeze i Kigali mpagirira umugisha. Imana ihumugisha umugabo wanjye mu gitondo na nimugoroba. Narahageze mpahura n'umusore mwiza, mwongeraho ngo umusore mwiza. Umusore arankunda, bene wabo barabyanga, banyita amazina bashatse, baransebye uko bashaka. Umusore aravuga ati n'uyu kubera Imana, mwongeraho ngo kubera Imana. Umusore yarankunze aravuga ati wenda mwe mwigire ariko jye ntwara umugeni wanjye. Yaransabye arakwa, tujya mu murenge, muri kumva mu murenge, tujya mu rusengero, imodoka bi muri kubyumva. Uwo ninde? Wa wundi wacyagiye mu Misiri, wa wundi wacyagiye mu Misiri. Ariko Imana inyambika icyubahiro, mumpera Imana icyubahiro bene da, Imana yarantegeye. Ubu noneho jewe urwego ndiho so kubyirata munyemerere mbivuge. Ubu ngubu ndi wa mugore uba mu nzu igeretse. Amen. Haleluya. Ndi wa mugore wituma mu nzu. Iwanjye mu rugo jewe kuri shambure na tuwarete. Iwanjye mu rugo iwanjye. Ndashima Imana ko yampaye saro ya miliyoni 20. Miliyoni 20 mukuze saro yogosha. Ntabwo ari saro yogosha, saro yo kwicaramo. Mbahaye ikazi wanjye bene data. Amen. Mbahaye ikazi wanjye. Muzansure mutazanagira ngo namaga. Urumva? Ubu jye mpinduranye imodoka ya miliyoni 20 n'iya miliyoni 40. Izo mugabo wanjye ntizibari. Haleluya. Kubera Imana bene data. Iteka shimwe. Amaduka dufite rimwe byonye ryo bita kenkeri. Rifite agaciro ka miliyoni 200. Wow. Muri kuzumva miliyoni 200 papa sava. Imana yo mwijuru habwa icyubahiro. Yongera habwa icyubahiro. Abana banje umugabo yafashe abana birirwaga banciriraho abagira be. Aracyo bita kubadoguta. Musigaye mvuga n'igifaransa n'icyongereza kikiza. Vuga igifaransa icyongereza kikiza. Ubu biga muri Canada n'abandi babiri. Wow. Haleluya. Amen. Biga Canada hahandi baza mu biruhuko tukabategera indege. Bajya gusubira ku ishuri tukabategera indi ndege. Tutagujije. Kuri pe. Kubera Imana. Haleluya. Amen. Ariko haleluya. Amen. Amen. Ibyo byose no kubera Imana. Ndashima Imana cyane ko yambashishije kugera ahangaha. Ariko muri ibyo byose ibyanjye sinabivuga ngo birangize ibyo yankoreye. Ndagira ngo munyemere mfate n'umwanya wo kwatura. Nubwo natuye nkaba narababariwe Imana ikaba yarangiriye neza, ariko umutima hari ibyo uhora umbwira. Barambwira ati hahandi wabaga genda wature bamenye ko wamenye Imana kubera ko nakugiriye neza. Ibyo wahakoreye ubisabira imbabazi. Mubinzanye rero nabyo birimo. Bene data rero nagira ngo munyemerere mbanze nsomere ijambo. Ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wambashishije yuko yatekereje ko ndi wo kwizerwa akangabira umurimo we. Nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kubera ko nabikoze mu bujiji harizera. Haleluya. Ubu mumbona kwa kundi kose mwambonaga. Bura ntabwo nari nsanzwe. Nari umugore uri aho ngaho muri ibyo byose, ariko wemera ibintu by'abapfumu. Munyumve rwose ubu narabatuwe byararangiye, ariko ibintu bijyanye n'impigi, ibintu bijyanye n'inzaratsi, burya n'igihe byabarizwagaho pe. Jewe bura nari wa mugore ufuha. Umugabo wese naba namukunze mbese nkumva nta wundi muntu tugomba kumusangira. Icyo nakoraga ni iki rero, naragendaga ngashaka umupfumu. Twadufaranga nakuraga no mu mineke nubwo mwabonaga ngenda mpomba. Natujyanaga mu bapfumu. Nkaza nkaba nagenda nkamuroga ku buryo ashobora nko kujya gutera akabarira ahandi bikanga. Ariko yazi wanjye bikemera. Umugabo nabaga nakunze nagendaga ngashaka uwo mupfumu akampa amafaranga akampa umuti, noneho nagenda nkawumuha kubyo ajya gutera akabarira ahandi bikanga, ariko yagera iwanjye bikemera. Zimubashye. Ndetse umutima wanjye urancira urubanza,
ariko narababariwe namo hano harimo umuntu urimo nawe nakoreye ibyo bintu kubera ukuntu namukundaga nkamufuhira narumvise ngo na n'ubu ntabwo birakira ngo n'ubu yashatse umugore ngo bahita babipfa kubera ko ajya kugira icyo yimarira bikanga ubwo rero Garuciza araruya ariko araruya Garuciza toka satani araruya igiti izina rya Yesu abazimubashye uvuze ngo iki uravuze ngo wajyaga mu bapfumu kugira ngo ukuru ugire ikiremwa rwose mbabarira digiti nasabye Imana si ukuvuze nawe ndagusaba si ukuvuze kwabaga no gufuha nyine mu mubiri mbabarira ndakwinginze ko ku pastor kandi reka rero mubwire ubu nimubone turi mu by'amasengesho ubu ugiye kumwambara na kamere murakenye nanjye mugire rero mukuri naragize uyu mugore umwana w'umugore yarakunze kugera yarakunze kugera yarakunze kugera none se ushaka kuvuga ngo n'ubu ntabwo birakunda jewe reka mbabwire ntabwo mundeba ntabwo muzi yuko njye maze gushaka abagore babiri buri mugore wese araza akagera iwanjye akagenda nta n'ukwezi gushize mu mitungo yanjye ibintu byose byarahaze tujya mu buriri tukaryama bikanga imunyamunya iyandayanda nawe ugakoresha uko ashoboye kose bigakwama nta kiza burundu urumva hejuru y'uyu nguyu urumva barajya bayita syuguru bayita kwinja bayita ibiki kubera uyu nguyu mvurira ahangaha niba nakize umwuka wavuze ngo uze kwereka uburyo bwo kwihana nanjye ndawuvamo ufite ikirogora ndagucomora bigoto ibyo nawe vura none se uje hano uje hano kugira gutera umuririmba uratanga ubuhamya kandi urakina umuntu ku mutima digiti ntabwo wapi noneho njyewe nagiye njya no kwa muganga barambwira ngo byakwamiye noneho hejuru muri prostate ubu niyo nagira gute nyo njyewe mvura niba utapfuye ni Evan nta kintu ipofise na sefare byose bikora ndagucomora mu mutima ndavuze ngo niba ari uko bimeze tujya kuri buri gade noneho polisi niyo nigeze ndwana njyewe nafashe none se niba umuntu yiyemerera ko fashe uburozi kandi fashe uburozi ntibagende bajya mu butabera fashe uburozi sinigeze ndwana turajya kuri polisi yingiranwa nawe biberaho impamvu ariko rwose niba yarakiriye agakiza akihana wenda nawe twareba uko twagufasha wenda tukakuvuza niba nta n'ikirogora afite sibyo nk'uko abivuza birakanye nta tegeko rikuraho irindi jewe yarandoze angira ikiremba nandogore niba atandogoye amategeko arandengera seto hari ubwo akizemo ibintu bya kamere byo kuzana ibintu byo kurwana nanjye afite icyo bivugaho ubundi koko ibi bintu tuba tuvuga ngo turatanga ubuhamya twakirase ko twakuye abana mu muhanda tukirata ko twakijije uwari ugiye gupfa tukirata yuko hari uwo twarihiye amashuri kuza kuvuga uti naroze ntabwo twaretse urumogi nka Simoni twaretse urumogi kuza kuvuga ngo naroze umuntu kandi ntiyakize urabizi ukaza kuvuga ngo nararaguraga ukavuga ngo nahekeshaga abantu uruhereko ukavuga ngo nabuzaga abantu kubyara ngo nabona akaba yaciye ibyara nta mwana abonye aciye imbyaro nta none ukabivuga jyana jyana n'izina ry'Imana jyana